Yes, ni Kigali CNN nanone nongeye kubasuhuza ibihe byiza kuri mwebwe mwamaze gukanda subscribe kuri iyi channel yacu n'abatarayikanda ndifuza ko uyu munsi muyikanda. Ni inkuru y'akababaro, ni inkuru yashenguye imitima y'abanyarwanda bose, kandi nanone ni inkuru y'akababaro muri kaminuza y'u Rwanda. Ikindi kandi ni n'akababaro ku bukungu bw'igihugu cy'u Rwanda, kuko izi mpande zose cyangwa se yaba muri kaminuza y'u Rwanda yaba n'ubundi ku bijyanye n'ubukungu habuze umuntu w'ingirakamaro muri ibyo, muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Inkuru y'akababaro rero ku ntiti rwose, umunyabwenge mu bijyanye n'ubukungu wari umwe nyine mu nzobere mu Rwanda yamaze kwitaba Imana. Ubu tuvugana amakuru ari kutugeraho Kigali CNN ifite nuko uyu mugabo nyine yamaze kuva muri iyi si yacu y'abazima, akaba yitabye Imana. Inzobere rero akaba ari n'umuhanga mu by'ubukungu, Herman Musahara. Uyu nyine akaba yari afite impamyabumenyi y'ikirenga, akaba ndetse yari n'umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda. Ntabwo akiri mu mwuka, ntabwo akiri kumwe natwe. Urupfu rero rwa Herman Musahara wigishaga nyine ibijyanye n'ubukungu muri kaminuza y'u Rwanda rwatangiye kuvugwa kuri uyu wa gatandatu, nyine kuri uyu wa gatatu mu mbabarire, itariki 20 Ugushyingo 2024, ndetse byaje kwemezwa ko nyine yamaze kwitaba Imana. Nyakwigendera rero Musahara akaba yari afite impamyabumenyi zinyuranye zirimo ihanitse nka PhD mu bijyanye n'ubumenyi mu by'imiterere, mu by'iterambere, ndetse kandi iyi mpamyabumenyi akaba yarabikuye muri University ya Western Cape, aho akaba ari muri Afurika y'Epfo. Ndetse kandi uyu mugabo yari anafite impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri ndetse n'icya gatatu bya kaminuza yavanye muri University of Dar es Salaam hariya hakujya muri Tanzania. Uretse kuba kandi nanone uyu mugabo yigishaga muri kaminuza y'u Rwanda, Herman Musahara yanabaye umuyobozi mukuru ushinzwe serivisi z'ubujyanama mu ishuri nyine rikuru ry'u Rwanda, ndetse kandi akaba yaranabaye n'umuyobozi mukuru w'agateganyo w'umuryango witwa Organization for Social Science Research, ukora nyine ibijyanye n'ubushakashatsi mu mibereho ya Afurika y'Iburasirazuba ndetse n'iy'Amajyepfo. Uyu kandi muryango ukaba ufite icyicaro muri Addis Ababa muri Ethiopia. Kuva kandi mu mwaka w'ibihumbi 2011 kugeza mu 2014 akaba yarigeze kuba umuyobozi wungirije nyine ushinzwe amasomo ndetse n'ubushakashatsi mu cyahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda Nuru. Uyu kandi nanone yigishaga ibijyanye n'iterambere ry'ubukungu, ubusesenguzi ku bukene ndetse n'ibijyanye n'ubushakashatsi. Akaba kandi yaranakoze ubushakashatsi bunyuranye burimo ubujyanye n'imibereho y'abaturage, by'umwihariko ku bijyanye n'impamvu zituma abaturage bava mu bice by'icyaro bakimukira mu mijyi. Ndetse uyu kandi yanashyize hanze inyandiko z'ubushakashatsi zigiye zitandukanye zirimo buvuga ku mibereho ndetse n'urugendo rwo kongera kwiyubaka k'u Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Uyu Herman ni byinshi twamuvugaho kuko yari umugabo w'umuhanga, abanyuze muri kaminuza y'u Rwanda baramuzi cyane. Rero ni inkuru yashenguye abanyarwanda benshi, cyane cyane abamuzi yaba muri kaminuza ndetse no mu bikorwa bigiye bitandukanye yagiye abamo. Abamuzi bakaba bamwirahira ko yari umugabo w'umuhanga rwose, ndetse badashidikanya no kuvuga ko igihugu cyongeye guhomba inararibonye cyangwa se umunyabwenge wari ufitiye akamaro igihugu, atanga ubumenyi kandi bufite ireme ku bana b'abanyarwanda hano muri kaminuza y'u Rwanda, ndetse kandi atanga umusanzu mu kubaka igihugu mu bikorwa bigiye bitandukanye, cyane cyane mu bijyanye n'ubushakashatsi yakundaga kuba arimo. Navuga nti bakunzi bacu, nshuti za Kigali CNN, reka twese tumwifurize iruhuko ridashira kandi tumwifurize kuzabona ijuru. Ni Kigali CNN rero
reka mbifurize ibihe byiza babwira nti kanda subscribe niba utarayikanda, kandi nanone ntiwibagirwe gukanda share like kugira ngo dukomeze tubane